hari abantu benshi cyane mwajyaga mumbaza muti turashaka akaglycerine gakesha, akaglycerine washyira mu mavuta. Ngiyi urayisiga ukumva uranyerera, urayisiga ukumva umubiri umeze neza. Noneho ahantu mbirebera cyane nk'ubu murabona intoki zanjye ukuntu zimeze, ntabwo nsize vernis, navuga ko ziri naturel, nta vernis isize. Ubundi iyo ntasize vernis niho menya ngo po yanjye irasite imeze ite. Nkurikije rero iminsi maze kuyikoresha iyi Arana, ntacyo. Ikaze ku Mubyeyi Magazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Jye nibahizi Umutesi Lydia. Niba utarakora subscribe yekora nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe uburyo wakwitaho ugasa neza ukoresheje scrub, ukoresheje creme, ukoresheje lotion, ukoresheje body lotion, ndetse umva bya bindi nyine ukora ukabona harimo akantu k'ubwenge, harimo akantu k'agasirimu, harimo ibintu mbese bisirimutse bitarimo ubujiji. Twihuse rero ngiye kubereka ibyo bintu wakoresha. Ushobora kwiyumvamo, ushobora kwiyumvamo mugenzi wawe, ushobora kumvamo undi muntu uzi ku buryo wanamurangira ukamubwira tukoresha kiriya kintu nabonye ku Mubyeyi Magazine. Reka rero dutangire. Tugiye guhera kuri scrub. Hano dufite scrub ya mbere ikozwe muri red rose, mu marose y'umutuku, akaba ari exfoliation ndetse ikaba irimo hyaluronic acid, collagen. Iyi rero ni scrub nziza cyane ifasha umubiri gusa neza, kutangirika, ukabona umubiri mbese uragaragara neza, ukabona wawusukuye bya bindi wahaye umwanya. Rero all skin types zose zirayikoresha nkuko benshi bajya babimbaza, ntugire ikibazo. Hanyuma rero niba ufite mu maso hiyenza ntabwo ari ngombwa kuyikoresha, wayikoresha ku mubiri gusa. Harimo amavitamine, ituma po igrowinga, iranacya nkuko nababwiraga bitarimo ubujiji. Hanyuma nanone igakuraho ama dark spot, ndetse n'uruhu ikagenda inakuraho dead skin, kwa kuntu ubona umubiri ushaje, uruhu rushaje, iragufasha rukongera rukamera neza. Ikindi nanone iyo uri kuyikoresha donc urabanza ukitera amazi, umubiri ugasa n'utoha, hanyuma ugafata quantité rwose ushaka, ukiscrubbinga iminota 5, hanyuma ukiyunyuguza n'amazi y'akazuyazi. Rero uyikoresha 2 mu cyumweru ugasa neza, bitewe rero n'iyo ukunda. Hano dufitemo irimo amarose y'umutuku, hanyuma tukagira nanone irimo ikozwe mu makara, ikindi nanone tukagira ikozwe mu muceri. Zose zikora kimwe uretse ko ama ingredient atandukanye. Donc ushaka amarose, ushaka amakara, ndetse ushaka n'umuceri, niyi wakoresha. Harimo collagen na hyaluronic acid. Hanyuma rero kuna ya mavitamine nabibabwiye. Izi ni mililitiro 500, zikaba zarakorewe mu Bushinwa. Uramutse uzikeneye wazisanga muri shop yitwa Let's Shine, iherereye muri Mike umuryango 25 muri basement. Okay, turagiye ku yindi creme. Hano dufite iyindi creme, ni marke ya Skin Doctor, akaba ari argan oil. Ni creme nziza cyane, ngiye kwibereka agacupa kayo ngaka. Ni creme nziza cyane, yegeranya, ifasha umubiri kuba hydraté, ukabona umubiri uratoshye. Ushobora kuyikoresha ku manywa ndetse na nijoro, hanyuma igafasha uruhu gucya, igafasha uruhu gutoha, rukoroha, mbese ukabona ko yo n'amatashe avaho. Niba ufite uruhu rwumagaye cyangwa se ushaka kurwongerera gutoha, ushobora gukoresha iyi argan oil.
nayo ni creme wakoresha mu maso ku manywa ndetse na nijoro, akaba ari mililitiro 100. Ni nini cyane rero, ituma ugrowinga ko ikagrowinga ukabona hari ukuntu ikeye neza, biri naturel. Hanyuma igakuraho n'akantu kose kagatashe, ikagabanya ya matashe nababwiraga, ikagukesha bisirimutse bitarimo ubujiji, ikagaburira n'uruhu. Iyi ni argan oil, akaba ari creme ituma umubiri utoha, donc ukaba ufite itoto, ukaba ufite ireme. Tugiye ku yindi creme ya gatatu, ni creme ya vitamin C. Creme ya vitamin C ni creme ikesha ikanaguha uruhu rwawe gutoha, kugira itoto. Hanyuma iyi creme rero biba byiza cyane iyo uyikoresha ku manywa ndetse ukanayikoresha nijoro. Nijoro ntabwo ugomba gusiba kuyikoresha nk'uko byanditseho hano. Igaburira uruhu iyi creme, igatuma rusa neza, igatuma ikanarurepara, ukabona nta twa tumenyetso tw'iminkanyari ntatwo ubona. Hanyuma umubiri ukongera ukiyuburura, mbese ukabona harimo improvement mu buryo umubiri wawe usa. Yego, hanyuma nanone ifitemo na collagen. Iyi ni creme nziza cyane rero wakoresha mu maso yawe, wowe ufite udutashe, wowe ubona hari n'uduheri turimo dukeya, ushobora kuyikoresha. Nayo ni amagarama 80. Mwayisanga muri Let's Shine mu mujyi, muri Mike, umuryango A25 muri basement. Tugiye ku yindi creme ya gatatu. Tubonye vitamin C, noneho hano hari iyindi creme nayo, dore ukuntu imeze. Nayo ni creme ya collagen. Niba ugomba gutangira kurinda umubiri wawe gusaza imburagihe ukoresha collagen. Kwisiga gusa ntibihagije, ariko ugomba no kumenya ibyo urya, ugomba kumenya uko uruhuka, ugomba kumenya imyitozo ukoresha umubiri wawe kugira ngo ntusaze imburagihe. Iyi collagen rero nkuko nababwiraga, nayo irimo vitamin E, hakabamo aloe vera, hakabamo na sunflower seed, hakabamo na collagen. Harimo ibintu byinshi cyane, ikayigabanya ibimenyetso byo gusaza imburagihe, ifasha intoki ndetse na face na body guhora biri jeune, ukabona birasa neza, ukabona harimo itoto. Hanyuma rero ukuntu ikoreshwa, ufata quantité igaragara, ugashyira ku mubiri wamaze gukaraba, ariko ukanihanagura ku buryo haba hadatose. Hanyuma rero ukabona ukuntu umubiri wawe ugenda umera neza. Resultat urugendo uzibona watinze ni mu byumweru 4, ariko hari n'abantu bitewe nuko imibiri yabo yakira impinduka vuba, mu byumweru 2 ushobora kugenda ubibona. Iyi ni collagen, hanyuma iyi yo ikaba vitamin C. Ni ibintu byose umubiri wacu ukeneye. Turagiye, naberetse creme ya argan oil. Iyi ngiyi ifite na serum yayo. Biba byiza cyane, biba karusho iyo ukoresheje serum ndetse ugakoresha na creme. Iyi rero ni serum yayo, ubanzaho udutonyanga 3 cyangwa 4 mu maso no ku ijosi, ukarenzaho iyi creme ya argan oil, ubundi ukareba ukuntu umubiri wawe uhora utoshye umeze neza. Iyi serum rero nayo wayisanga muri Let's Shine. Turacyakomeje, tugiye ngiye kubereka amavuta meza cyane.
aya ni amavuta yitwa Arana, ni marike ya Arana, akaba arimo vitamine C nyinshi cyane, ukaba wayakoresha mu maso ndetse no ku mubiri. Arakesha bya bindi bisirimutse bitarimo ubujiji, po iranyerera, wumva imeze neza, iranarepara. Iyi body lotion ndetse face and body lotion, hanyuma nanone harimo antioxidant ifasha umubiri kudasaza imburagihe. Iyi rero kugira ngo mbe nyifite hano, iyi ngiyi niyo nisiga, mva kuzirangura agacupa agapfundikizo sinzi ukuntu byagenze karacika, ku buryo iyo upfundikiye ntabwo gafataho. Ndavuga nti nta mukiriya nayaha, kuko ayo nakoreshaga yaramaze gushira. Ndavuga reka ngende nyagerageze, ariko urayisiga ukumva uranyerera, urayisiga ukumva umubiri umeze neza. Noneho ahantu mbirebera cyane cyane, nk'ubu murabona intoki zanjye ukuntu zimeze, ntabwo nsize vernis, navuga ko ziri naturel, nta vernis isize. Ubundi iyo ntasize vernis niho menya ngo po yanjye irasite imeze ite. Nkurikije rero iminsi maze kuyikoresha iyi Arana, ntacyo ntaho nahera mvuga ko ari mbi, ni nziza kuko nanjye maze igihe ngikoresha. Ikindi irimo ka glycerine, irafata ubunyerera, ntabwo isaba kongeramo glycerine. Ikindi uba wumva unyerera, uba wumva utoshye, yo nta nubwo itera bya bintu by'umukara wenda uvuge ngo aya mavuta arangiza. Ubundi amavuta meza nyamenyera ku ntoki. Rero iyi Arana nyuma yo kuyitwara ngo nanjye nyikoreshe, noneho mbibabwiye ku mugaragaro, uwo ari we wese yayikoresha, kandi agura make cyane. Rero aha ni mililitiro 400, akorerwa Nairobi. Hanyuma nkuko nababwiraga, ni amavuta meza cyane, arimo ama essential oil ndetse n'amavitamine. Vitamine C niyo nyinshi cyane, hanyuma inarepara uruhu rwangiritse. Irimo na collagen, ituma umubiri ukabona umubiri uregeranye, ntabwo ari wa mubiri uri gutandukana ngo ubone nyine ntabwo wegeranye, uratetema. Ikindi iragakeshamo bisirimutse bitarimo ubujiji, nta minkanyari. Hanyuma po yose ubona isa neza rwose, ari ya po ikeye. Rero nayigukonseya nawe ukayikoresha. Hari vitamine C yonyine, hari vitamine C irimo amata, hari irimo glycerine ndetse rero ni amavuta meza cyane, nagukonseya gukoresha, akaba ari n'amavuta agura make cyane. Rero iminsi maze kuyakoresha narayashimye, anahumura neza cyane. Wazayagerageza. Arimo rero ubwoko bwinshi butandukanye, harimo akozwe muri vitamine C gusa, harimo n'ayangaya arimo glycerine, harimo n'andi akozwe mu mata, harimo n'andi akozwe ni vitamine C ariko hagiye hiyongereyemo amata, glycerine, lanolin ndetse na vitamine C yonyine. Rero arimo lanolin yo agufasha gukuraho ya matashi. Rero umwihariko wayo nuko ushobora no kuyakoresha mu maso ndetse no ku mubiri. Turacyakomeje rero kurebera hamwe ibintu byatuma dusa neza, tugira agapo gasa neza, ku buryo no mu myaka 5 cyangwa mu myaka 10 wasanga umubiri wawe usa neza utarangiritse, kuko niyo ntego yacu, mu gushininga mu myaka yose turimo. Dukomeze rero, hano tugeze kuri glycerine. Iyi glycerine ni marike ya Fair White, akaba ari glycerine ikesha bisirimutse bitarimo ubujiji. Ni mililitiro 125. Impamvu rero nyiberetse nuko hari abantu benshi cyane mwajyaga mumbaza muti turashaka aka glycerine gakesha, aka glycerine washyira mu mavuta. Ngiyi iyi glycerine yakorewe muri France, akaba ari mililitiro nazibabwiye 125. Wayikoresha rero ukayishyira mu mavuta,
niba wisiga amavuta ukumva ntabwo agufata ushobora kuyongeramo. Nanone niba ushaka ya glycerine ifitemo akantu gakesha kongera umucyo ukabona agapo kawe karasa neza ariko atari ukwitukuza, rero wakoresha iyi glycerine, ni marike ya Fair White. Turakomeje tugiye kuri oil. Hano dufite Jamaican castor oil, akaba ari oil nziza cyane ikora ibintu byinshi cyane bitandukanye ku bantu bafite imisatsi ya naturelle. Iyi oil yabafasha, ndetse n'abafite ide frige mushobora kuyakoresha mugasiga munsi hasi ku mubiri ego, hanyuma imisatsi irakura rwose imera neza, ndetse no mu bisuko ushobora kuyasigamo hasi. Burya ntabwo ari byiza yuko no mu musatsi usigamo ariya mavuta akomeye, ama oil niyo meza cyane. Hanyuma rero akoreshwa n'ahandi ku mubiri, hari abantu akuriraho amaribori, wazayagerageza ukareba, kuko nanone ariko bisaba guhora ugomba kuba consistent, donc ku buryo ntabwo bangwi ngo nayasizeho kabiri biragiye, oyafata iminsi ujye uyisigaho, hanyuma urebe azagufasha gukuraho amaribori. Rero hari benshi bagiye bayambaza ngo barashaka ngaya nayazanye. Rero niba utarakora subscribe ku Mubyeyi Magazine, uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, twita ku buryo dusa, tumenya ibyo tuhasiga bibafitiye akamaro kandi bitahangiza. Murakoze cyane rero, nawe ubutaha. Bye.